hano dutangiranye n'umugore utwite yaraje hano kwa muganga ari kumwe n'umugabo wiwe. Nuko umugabo atangira kumufata amubwira uti sheri gira bwangu twihute ndagira ngo ukurikire unarebe umugore yakomerewe indi meze nabi. Anje abwira umugabo aramubwira uti winyirukansa cyane umugore indi mumereye nabi, hano hari umudokiteri waje wirukanka aza asatira ya modoka ndagira ngo ukurikire unarebe. Anje abwira uyu mugabo aramubwira uti kuki mwamutindanye, ahita abwira umukirina aramubwira uti irukanka uzane twa dutebe dushyiramo abagore batwite, gira bwangu. Umukirina ahita azana ka gatebe bashyiramo abagore batwite bakomerewe bameze nabi, agatebe gakunda kwicarwamo n'abantu bafite ubumuga. Nuko barangije baterura wa mugore baramuzana kugira ngo bamwicazemo ndagira ngo ukurikire unarebe birarangira gute. Iyi nkuru ndagushishikariza kuza kuyireba yose ukayisoza, irimo amasomo y'ubuzima bwinshi ndagira ngo ukurikire unarebe. Umukirina yatangiye kwirukankana umugore, gusa barakwereka umugabo wiwe wagira ngo nta kintu bimubwiye, we yagumye hano ntabwo yabakurikiye. Arangije akuramo agakapu ndagira ngo ukurikire unarebe. Nuko umukirina we yakomeje kugenda asunikiriza arimo aragira ngo atabare ubuzima bw'uyu mugore atagira ikibazo. Nuko wa mugabo yitegereje agakapu kari hano, arangije ajugunya igikapu ahangaha ndagira ngo ukurikire unarebe. Igikapu gisa nk'aho ari icy'abadamu, bivuze ngo umugabo yahise acika umugore wiwe ndagira ngo ukurikire unarebe. Barakurika sasa hano umugore yari yamaze kubyara. Dogiteri yakomeje kugenda cekinga mu maso yiwe ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze. Umugore yari yikanze yahise ava muri koma, bisa nkaho umugore yari yagiye muri koma. Wibuke neza bamuzanye hano shishi itabona atameze neza. Nuko umuganga aramubwira uti humura ubuzima bwawe buhagaze neza muri aka kanya, twagusuzumye twaje gusanga nta kibazo na kimwe ufite. Umugore yitegereje neza abona yabyaye. Hanje aravuga uti umwana wanjye ari hehe muganga, nimuze kumbwira yuko umwana wanjye ari ikibazo yagize. Umugore yatangiye kugira ubwoba, mumumurize mumbwire yuko umwana wanjye nta kibazo afite. Nuko umuganga aramubwira uti ibyo ni ibicuri kuvuga, humura wabyaye kandi wabyaye neza. Nuko arangije azana kakana bamaze kubyara. Anje aramubwira uti dore nguyu wabyaye akana keza k'agakobwa. Iyo nyagasani umugore yarishimye cyane biramurenga. Nawe urabizi abagore iyo babyaye ndetse n'umuryango wose barishima. Gusa umugore yitegereje neza, Anje aravuga uti none se ko nabona indabyo ahangaha umugabo wanjye yaba ari hehe nyagasani. Umuganga wari uri hano biramucanga. Anje aramubwira uti ibyo umugabo wawe byo ntabyo nzi, gusa hano hari akantu twasanze kuri reception bari bashyizeyo batubwira yuko karakawe nyagasane. Umugore yarikanze atangira kugiramo n'ubwoba. Nyagasane nawe urabyumva iri muri situation nk'ingiyi, umuntu bakakubwira uti ntiyarahari kandi mwari mwazanye uje kubyara. Nuko umuganga aramubwira uti gusa nagira ngo nkwibutse yuko hari ibintu byinshi biri buze gukenera amafaranga uri buze kwishyura hariya kuri reception. Nuko umugore arangije aramubwira uti ibyo ngibyo ndabizi neza ko umugabo wanjye yabyishyuye. Nuko umuganga aramubwira uti ariko twabonye nta mafaranga yishyuwe nyagasane. Bivuze rero ko muri buve hano mubanje kuyishyura cyangwa se mukaza kugenda muturima ideni ndagira ngo ukurikire unarebe. Umugore yari yikanze yarazi ko n'umugabo ibyo yabyishyuye. Nuko arangije aravuga uti okay nta kibazo ndabizi neza umugabo wanjye araza kugaruka, araza kungarukira, aragaruka hano ari njye waje kureba ndagira ngo ukurikire unarebe. Nyamara umugabo wiwe twamaze kubona ko yamutaye. Nuko uyu muganga arangije araza aramwegera aramubwira uti wa mudamu we ubaye ifite ikibazo n'umugabo wawe wambwira, cyangwa se umugabo wabaye aguhohotera, kubera yuko ibintu byinshi hano mu bitaro bijya bikunda kubaho. Abagore bakaza bafitanye ibibazo n'abagabo babo bakabasiga. Gusa icyo nakubwira nuko ari amafaranga ari ingenzi kuva ahangaho uyishyuye. Byanga byakunda urashaka uko uyishyura cyangwa ushaka umuntu yakwishyurira. Nuko umugore aramubwira uti ndabizi neza umugabo wanjye ntago yanta, rero ndabyizeye neza ko ari buze kungarukira kandi nayo mafaranga akayishyura. Rero wikomeza kuntera ubwoba, umugabo wanjye ntashobora gukora ikintu nk'icyo ngicyo. Ndabizi ko umugabo wanjye ari imfura, uko byagenda kose aragaruka. Muganga arabyumva gusa aramwihorera.
ukurikire ntihagire akantu kaza kugucika. Nyamara niba wibuka neza twabonye ko umugabo we yamutaye. Umugore gusa yatangiye kurira, agahinda gatangira kumwica. Gusa yakwitegereza umwana we, nyamara ibi ngibi bihita bitangira gutera ubwoba bw'uko wabona kuko umugabo wiwe yamutaye. Nyagasani, umugore bamusohoye mu bitaro, aza kwicara hano ku kagare ku muhanda ategereza umugabo wiwe. Nyagasani, gusa wa mugore cyicaye hano, wa mukirina yese aturuka inyuma, arangije aza afite indabyo. Amaze kuzizana ahita ziha uno mugore, aramubwira uti nitwa Gustave, nkorera hano ku bitaro, ndi umukirina. Uyu mukirina bivuze ngo yitwa Gustave. Nuko wa mugore akimara kuzibona arazitegereza, arishima, aravuga uti urakoze, izi ndabyo naziherukaga kera nyishakana n'umugabo wanjye. Gusa unyihanganire, nshobora kutazemera yuko kubera ko ntegereje umugabo wanjye kaza hano, ndamutegereje. Nuko wa mukirina aramubwira uti nose uramutegereza kugeza na ryari? Tangira wakire ko umugabo wawe yagutaye, maze imyaka myinshi nkorera hano ku bitaro. Ibi rero ntabwo ari we mugore wa mbere byaba bibayeho, bisanzwe biba. Umugore akayitarira, agahinda gatangira kumwica. Nuko umugore aramubwira uti ndabizi neza ko umugabo wanjye Iva adashobora gutinyuka ikintu nk'icyo ngicyo cyo kunsiga hano, abizi n'isezerano twahanye. Ni umugabo wanjye w'imfura, ndabizi ko atabikora, ndamwizeye kandi mwizereyemo. Gusa ikimbabaje ni amadeni dusigayemo hano. Nasohotse mfite n'isoni, bambwiye amadeni nsigayemo ibi bitaro, nari nzi ko yanayishyuye. Ndi kwibaza ubu aho turi buze gukura amafaranga tukayishyura abaye kuko yansize. Ndagira ngo ukurikire unarebe, umugore yavuye mu bitaro, bamurekuye, gusa asigaramo ibitaro ideni. Nuko uyu mugabo aramubwira uti nose ubwo nicyo utari kumva? Nimba umugabo washobora kugenda atishyura amafaranga hano kuri reception, uri kumva ko wowe kugusiga ari ibintu byoroheje? Tangira ubitekerezeho, umugabo wawe ntago ari bugaruke. Uraza kuguma hano umutegereze burinde bukwiriraho, banagufungiranemo hano mu bitaro. Nyagasani, uraza kujya hehe nudatangira kuhashaka? Umugore nawe yatangiye kubitekerezaho, aravuga uti gusa ndabizi ko ari buze. Nuko umukirina aramubwira uti ubitekerezeho, gusa bibaye byiza waza kuza n'uwo mwana wawe, dore n'ubundi busa nkaho buri kwira, mukaza mukaba muri mu rugo, njye nemerewe kugucumbikira. Umugore yarebye umukirina akunda ari umwana mwiza, arangije aramubwira uti nta kibazo. Atangira kwitegereza n'akana. Ndagira ngo kuri cyo narebe, yo umukirina amubereye umwana mwiza. Arangije aramubwira uti nta kibazo waba ukoze, ubikoze waba unkoreye, ni ukuri nta handi hantu mfite na hato ho kujya. Nuko wa mukirina aramubwira uti humura rero, ubu ngubu icyo kwitaho ni uwo mwana wawe n'ubuzima bwawe, ubu nicyo kintu gikomeye. Nyagasani yahise abatwara, barakurika sasa yabagejeje mu rugo. Ndagira ngo ukurikire ahantu uyu mukirina aba. Uyu mukirina ni umukene, ndebera urugo nta n'urugi rugira. Nuko wa mukirina akigeramo aramubwira uti unyihanganira, akazu kanjye rero ni gatoya, gusa njye nahangaha ntuye, ndagira ngo ukurikire unarebe. Nuko wa mugore amubwira uti ibi nta kintu bintwaye, nta kintu na gitoya ngiye ibi ngibi bintwaye. Icyangombwa ubu ngubu icyo ngiye kwitaho n'ubuzima bwanjye ndetse n'ubw'uyu mwana wanjye w'umukobwa, kubera ko ubu ngubu muri aka kanya nicyo kintu buri muntu wese yakaba yahangayikishwa nacyo nk'umuntu w'umubyeyi. Nuko arangije uyu mugore akomeza kubwira uyu mukirina amubwira uti kuba ahangaha nta kintu bintwaye, icyangombwa nuko ngiye kuhaba iminsi mikeya, ndabizi ko umugabo wanjye azagaruka aje kudushaka kandi azambona. Nyagasani, nuko umukirina aramubwira uti nyamara ibyo bintu wakomeje kwishyiramo byo kutemera yuko umugabo wawe yagutaye, ukwiriye gutangira kubyikuramo, kubera ko abagabo ntago ari ubwa mbere biriya bintu bibaye. Abagabo nk'abariya babaho, kandi umugabo wawe kuba yaguhemukira ntibivuze yuko ubuzima bwawe burangiriye aho ngaho. Haba hari abandi bashobora kuzaza bakanamusimbura. Nyagasani, umva umukirina uri hano asa nkaho yikundira uyu mudamu, yatangiye kwikundira uyu mudamu, arashaka ko bakomezanya. Umva amagambo ari gukomeza kugenda amubwira. Nuko wa mugore yahise yicara aramubwira uti wikomeza kumuhangayikisha, njyewe ndabizi neza ko umugabo wanjye uko byagenda kose ndamuzi, twabanye igihe kinini, ndabizi ko atari umuntu ushobora gutinyuka kunsiga ngo nsige mu kaga n'uyu mukobwa namubyariye, kuko yakomeje kuva kera nsaba kuzamubyarira umwana w'umukobwa. Yo, nuko umugabo aramubwira uti ibyanyu njye ntabwo nabimenya, nta nubwo nshobora kubyinjiramo,
gusa icyo nakubwira nuko njyewe ndahari, buri kimwe cyose uzakenera uzambwire kuko niteguye kubafasha we n'uwo mwana. Nuko uyu mugore amubwira uti ibyo wakoze birahagije, nta kibazo, ibindi ni njyewe wo kubyikorera. Muri aka kanya ikimpangayikishije ntari amadeni ya biriya bitaro dusize nyagasani. Nuko umugabo arangije araza aricara, ndagira ngo wumve amagambo agiye kubwira uyu mugore. Arangije aramubwira uti rero wa mugore we ushobora kuba utarasobanukirwa abagabo neza. Uyu munsi ashobora kwereka yuko muri kumwe, ariko iyo abonye utangiye kumuha ibyo adashaka cyangwa se binyuranyije n'ibyifuzo by'ibyo ashaka araguta. Rero ntibize kukubera igitangaza umugabo yabaye yagutaye, ubuzima ntabwo buhagarara. Nuko umugore aramubwira uti ibyo uri kumbwira ndi kubyumva, nanjye ntabwo ndi bukomeza kumurambikiraho, kandi wakoze cyane, ntabwo nari nzi ko hari abantu babagira neza bameze nkawe. Yatangiye kumukora mu kiganza. Umukirina nawe arangije aramubwira uti humura, reka mbafashe we n'uwo mwana wawe mbereke icyumba muri buze kuraramo, hano ngira ibyumba 2, nurangiza utangire wite ku mwana wawe. Mukirina nyamara urangaha ni umwana mwiza. Nuko wa mugore yasigaye hano akomeza kwitegereza uriya mukirina kuntu yamubereye umwana mwiza. Umukirina mwibuke yitwa Gustave. Uyu mugore anje yitegereza akana kiwe, arangije arakabwira uti mwana wanjye ikizaba cyose nzakubera mama wawe, kandi nzakomeza kurwana cyane kabone nubwo papa wawe yaba yaradutaye nyagasani. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Barakurika sasa hashize iminsi, wa mugore muri rwa rugo yari yamaze kumenyera, atangiye no kujya batekera. Ndagira ngo ukurikire unarebe, wibuke neza nta kintu kirajya hagati yiwe n'uyu mukirina. Nuko uyu mukirina arangije araza aramubwira uti none se kumba mbona wirushya, nta nubwo ushobora guha umwanya gatoya ngo ubanze uruhuke, wibuke yuko ari bwo ukimara kubyara. Nuko umugore aramubwira uti ahubwo ubu ngubu natindiwe, uwanyereka nk'ahantu nabona akazi, ndashaka kwita kuri uwo mwana nkanamugurira imyenda, dore ko nta n'imyenda afite nyagasani. Umugore nta n'imyenda yari afite. Angela aramubwira uti niyo mpamvu rero nashaka kugustressa ngo ibintu byose ujye ubitumenyera, ntabwo nshaka ko buri gihe tuzajya bari we turambikiyeho amaboko. Nuko umugabo aramubwira uti njye nta kintu bintwaye, icyo muzajya mukenera njye mujye mumbwira, amafaranga mfite ndabizi ko yabasha kutwitaho. Nuko umugore arahindukira aramubwira uti oya, ndabizi neza yuko nawe ukeneye umuntu uguha akaboko, rero niyo mpamvu ntabwo nzaguma kuba muri iyi nzu, kuko n'uburige nawe tutari umugabo n'umugore. Nuko yewe ndashaka kuzakora cyane nkazahura n'uriya mugabo wamemukiye yitwaje yuko afite amafaranga menshi, nkazahura nawe nanjye nkamwihinuraho, nkamwereka yuko ibyo yakoze yakoreye ubusa. Nuko wa mukirina arangije aravuga uti uyu mwana wawe nawe ndabizi azavamo igikobwa cyiza, niwe uzanagukiza. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Batangiye kujya baganira, batangiye kumenyerana, amaze iminsi hano. Nuko uyu mukirina aramubwira uti nyamara hari ibintu maze iminsi nkubwira, ndashaka ngo ubitekerezeho. Njye nawe tumaze kumenyerana, tumaze igihe kinini tubana hano muri iyi nzu, ubishatse twahindura ubuzima. Njyewe nubwo nkorera amafaranga make, ariko ndabizi neza ko nshobora kukugira umugore, we n'uyu mwana nkajya mbasha kubitaho nyagasani. Nuko uyu mugore yese hindukira arangije aramubwira uti oya, ibyo bintu ntibishoboka, ntabwo njyewe nshobora kuba mvuye muri relationship imwe n'umugabo uri nangize ahite njya mu yindi, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Nibirenze ibyo ngibyo Gustave, wowe nkufata nka musaza wanjye, ntabwo rero byashoboka yuko njye nawe twakundana. Nuko umugabo aramubwira uti nta kibazo, nimba ari kubitekereza ntabwo nanjye nshobora kubangamira umwanzuro wafashe, wowe uzagume wibera hano, nuramuka wumvishe bikurambiye nawe uzajya hose, ndabizi ko tuzabana neza. Nuko uyu mugore aramubwira uti wowe uri musaza wanjye, waramfashije, ntabwo rero mba numva nshobora kugira ibyiyumviro byo kugukunda, kuko ubu ngubu namaze kukwiyumvamo nka musaza wanjye, ntabwo byashoboka ko dukundana. Bivuze ngo amuteye indobo. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Umugore yateye umugabo w'umukirina indobo kubera yuko abona yuko nta n'amafaranga afite, biri kumugora yuko babana. Nuko umukirina akomeza kumubwira uti nyamara wabiha igihe ugakomeza kubitekerezaho. Umugore akomeza kumubwira uti ntago yewe ibyo ngibyo bishoboka, njyewe amafaranga yanjye ubu ngiye kuyishakira, ntago nzemera kudipendingira ku mugabo, ubu ngubu niwo mwanzuro nafashe. Ndagira ngo ukurikire. Nuko umugabo akomeza kumubwira uti
nta muntu ujya ukora ikosa ryo guha urukundo amahirwe ya kabiri. Rero ushatse wagerageza urukundo ukaruha amahirwe ya kabiri. Ndabizi neza ko muri iyi myaka ugezemo ukeneye umuntu ubasha kuba uri iruhande rwawe ndetse ari kumwe n'uruhande rw'uyu mwana. Ibaze uyu mwana aramuka akuze adafite umuntu umwitaho umeze nka papa we. Nuko umugore amubwira uti ibyo ngibyo si byo ngombwa, muri aka kanya ikimpangayikishije ni ugushaka amafaranga. Umugore ari gushaka amafaranga nkazabanze nishyure n'amadeni abereyemo ibitaro aho yabyariye. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Barakwereka hashize iminsi, barakwereka wa mugore yaje hano ku muhanda agiye gutangira ajya acuruza bya bindi byo gucuruza ibiryo byo ku muhanda. Nuko uyu mugabo yese abwira umugore amubwira uti rero hari impano nkufitiye Jessica, ndagira ngo ukurikire unarebe. Yakoze mu mufuka arangije arapfukama bisa nkaho yari agiye kumuporopoza. Nyagasani yakuyemo n'impeta. Kumba agiye kumuporopoza inyuma haturutse wa mugabo twatangiye ajugunya uyu mugore akamuta ku muhanda n'uruhinja. Yaraje abakumaho hanje aravuga uti ntabwo bishoboka, ni wowe Jessica. Nyagasani Jessica yese amukubita urushyi. Nyagasani nuko umugabo aramubwira uti Jessica mbabarira, maze imyaka myinshi muhiga narakubuze, nahuye n'akabazo katari kanyoreye muri kiriya gihe, niyo mpamvu nirukansi nkagusiga. Nuko umugore aramubwira uti nta mpamvu nimwe ufite yo kunsobanurira, urifata ukansiga mu bitaro ugasiga utanishyuye, nkahora ndi mu madeni mfite ubwoba hejuru yawe, kandi ari wowe twiyemeje yuko tuzarerana uyu mwana. Nyagasani nuko ikigabo kibwira umugore kiramubwira kiti mama hirwe ugaruke mu rugo n'umwana wanjye, ndaza kugusobanura byose uko byagenze. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Barakwereka sasa wa mukirina ariwe Gustave yese yigizayo uyu musore aramubwira uti nukubera icyo ukomeza kubeshya uyu mugore, turabizi neza ko wagiye nta kibazo na kimwe ufite. Nuko uyu Iva ahita amubwira uti none se uyu nguyu niwe muri kumwe? Nyagasani aramubwira uti oya, ni ngiye wamukuye mu bitaro cyagiye wari wamutaye yasigaye wenyine ku muhanda. Nyagasani nuko uyu Iva aranje aramubwira uti ndakwibutse, niwe ka gasore nabonye kari guhanagura amasima n'amakaro yo ku bitaro. Nyagasani umva atangiye kumucyurira. None se bishoboka bite ko ushobora kunyanga ukansimbuza aka gasore k'amafuti? Nuko umugore ahita amubwira uti muceceke mwese, ndagira ngo mwese muceceke, ibyo birahagije. Uyu muntu uri kwita ngo ni umukirina niwe wantabaye, niwe wankuye ku bitaro arankiza n'uyu mwana wanjye. Rero bikomeza kumutesha agaciro imbere yanjye kuko sindi buze kubikwemerera. Uyu mugabo afite agaciro gakomeye ubu ngubu, kuko iyo bitaza kuba we ntabwo uyu munsi mba ndi hano n'umwana wanjye. Nyagasani nuko yahise akuramo hano anje akuramo amafaranga aranje amubwira uti rero wagahunguwe akira nk'utu $2 nurangiza utuvire mu nzira. Nyagasani yamujugunyiye amafaranga. Nuko uyu mugabo abona baramusuzuguye aranje aramubwira uti ntabwo wansuzugura bigeze aho ngaho. Nuko uyu muhungu bita Iva anje aramubwira uti ubu ngubu icyo nshaka ni urukundo rwanjye, ndagusezeranya ko amafuti yabayeho atazongera kubaho, ndagusezeranya ko ubu ngubu tugiye kubaho neza, zana n'uyu mwana tugende. Nuko uyu mugabo aramubwira uti urimo uramubeshya. Nyagasani nuko umugore arababwira uti mwikomeza gutonganira hano ku muhanda, ndagira ngo ukurikire unarebe, wikomeza kubwira nawe umugabo wanjye. Nyagasani umugore bisa nkaho yatangiye kumva iby'iki kigabo kiri kumubwira, nyamara uyu Iva twabonye ko atari umuntu mwiza, yari yataye umugore wiwe. Ndagira ngo ukurikire unarebe, urebe ukuntu hari igihe abantu bibagirwa vuba. Umugore yakundaga uyu mugabo Iva. Nuko wa mugabo Gustave yahise abavamo aragenda. Nuko Iva asigarana n'uyu mugore akomeza kumubwira uti humura, ndagusezeranya yuko nahindutse, ngiye kukwitaho. Nyagasani barakwereka sasa feri ya mbere mu gitondo umugore yahise asohoka muri iyi nzu agiye gukurikira Iva. Wibuke neza buri mugore wese aba akeneye ubuzima bwiza. Yatangiye kubwira uyu Gustave w'umukirina aramubwira uti wowe nta nubwo wabasha kugura imyenda y'umwana, tuzaguma ahangaha nkora iki? Nuko Gustave akomeza kumubwira uti ubuzima tuzabwubakana ni gahoro gahoro. Nuko umugore aramubwira uti nta kintu na kimwe ufite. Gustave aramubwira uti nyamara umugabo waguteye bwa mbere
mbere kuki udatekereza ko n'ubwa kabiri yaguta, yaragusiga, agusiga mu madeni menshi, anagusiga imbere y'umuryango w'ibitaro. Kuki utumva yuko yakomeza kukubabaza? Umugabo nk'uriya ntago ari umwizerwa. None se ukeka ko ari iki cyamugaruye? Ubundi muhura ukeka yari yabipanze cyangwa mwarahuye ahita afatiraho akwigiraho indyarya? Nuko umugore aramubwira uti ndi kubyumva, ariko muri aka kanya nta yandi mahitamo mfite, ndashaka ubuzima bwiza bw'umwana wanjye. Wibuke neza abagore bajya ahantu heza kubera yuko bakeneye yuko abana babo bazakurira ahantu heza. Nyagasani Gustave yaramufasha arangira amubwira uti nyamara njyewe nagukundaga, ubitekerezeho neza, ahantu ugiye ntago ari heza. Nuko umugore aramubwira uti umwanzuro nawe ufashe, nta nubwo ndi busubire inyuma, uriya ni umugabo wanjye. Ibitiyise njye nawe urabizi ko nta cyaba hagati yanjye nawe, wowe uri umuvandimwe wanjye, we nkufata nk'umuvandimwe wanjye. Nuko Gustave akomeza kumubwira uti uriya mugabo ni inyamaswa, umugabo wagutaye ahubwo tugiye kubyara n'ubundi azongera gute, nta keza kiwe. Nuko Gustave yagumye hano amubwira uti nyamara wakaza ibintu byose tukazabishakana. Yararize, yarababaye cyane kubera ko umugore amusize. Barakwereka cya kigabo cya Iva cyagihagaze hano kimutegereje, cyangwa kiramubwira kiti nizere ko ibintu byose wabishyize mu buryo. Nuko arangije araza angafungura umuryango, uyu mukobwa bita Jessica afunguye hahise hagwa ikariso hanze. Nyagasani umugore yarikanze, ibaze kuba wari usanze umugabo ugasanga ibintu nk'ibi ngibi mu modoka yiwe. Yaramwitegereje, anjije umugore ahita yigira indyarya, nimwereka ko yabibonye. Angela aramubwira uti none se ubundi niki kinyemeza yuko wahindutse, niki kinyemeza ko aho ngiye ntekanye? Umugabo aramubwira uti ndabizi neza nta handi hantu ufite ho kuba, rero amahitamo yonyine ufite nayo gusanga umugabo wawe. Ngiye mfite amafaranga, buri kimwe cyose twagishakana, rero wigira ubwoba, wijya mu modoka tugende. Nyagasani nuko umugore ahita amubwira uti none se ngiye mfite ikibazo, ndagira ngo ukurikire unarebe, ngewe mfite amadeni mu bitaro, ndashaka umuntu unyishyurira amadeni. Nyagasani nuko uyu muhungu bita Iva cyangwa se uyu mugabo Angela aramubwira uti sheri ndagusaba kunyizera, ibyabaye byose byarabaye, rero byibagirwe. Tekereza ko muri aka kanya ndundi muntu mushya, tugiye gutangirana ubuzima bushyashya. Nyagasani rero nyizera, ndaza kukwita wowe n'uyu mwana, ntabwo wakomeza gusubira hariya kuri kara gahungu kadafite ikintu na kimwe kazigera kakumarira. Uriya muhungu ni umukene, uramushakira icyo ubundi. Uriya muhungu ni umukene, uriya muhungu nta mafaranga namwe afite, mureke vuba twigendere. Nyagasani uyu mugore namwitegereje, nanjye namubwira uti wikomeza kumupfobya no kumutuka, byibura nubwo ari umukene wafite umutima mwiza anashyira mu gaciro. Yaranabaye ankura mu bitaro, nta n'umuntu n'umwe nari mfite uri buhankure. Rero ubu ngubu ikimpangayikishije ni amadeni mfite muri biriya bitaro, ndi kwibaza ikintu nzayishyura. Ariko wowe icyo ukomeza kumbwira ni ukuntwara gusa, nta nubwo uri kumbwira uko tugiye kubana n'ubu bigiye gukurikiraho nyuma yo kugukurikira tugiye. Nuko cya kigabo cyose gikora mu mufuka, kirenge kimuha amafaranga, kiramubwira kiti ngaho ngafata amafaranga. Siyo washakaga amafaranga yo kujya kwishyura ibitaro, ngayo ndayaguhaye. Nga rero ubwo maze kuyaguha, nizere ko ubu ngubu ugiye gutangira ukanyizera, nta kintu ntakemera gukora kubera wowe. Nyamara wibuke neza uyu mugore yaragiye kwinjira mu modoka abona havuyemo ikariso, atazi n'ahantu yaturutse. Bivuze ngo iki kigabo gikina n'imitima y'abakobwa. Nyagasani abahungu bameze nk'aba Iva nk'aba ngaba babaho. Nuko ikigabo gikomeza kumubwira kiti nta yandi mahitamo ufite, ahantu hose uri bujye n'inzira zose uri bunyuremo zirafunganye. Ndabizi neza ko ahantu uri bujye ubuzima buri buze kugusharirira, rero hitamo neza. Nyagasani cyese kimwakana y'amafaranga, cyenge kiramubwira kiti ngaho yamereze, ubu rero ugiye gufata umwanya ubitekerezeho. Nyagasani numara kubitekerezaho mbwire tuhate tugenda, ndagira ngo ukurikire unarebe. Nuko umugore amubwira uti ese ukeka ko kuba ufite amafaranga ibyo ngibyo bikiza buri kimwe? Icyo nshaka ni kwifuza ahantu nzaba nkaba neza,
nkabaho meze neza kandi n'ubuzima bw'umwana wanjye bukagenda neza. Ntabwo ndi kukwizera, sinzi kiri kumpata kutakwizera. Nyamara wibuke neza yamaze kubona ko uyu mugabo atari umwizerwa koko. Nyagasani nuko umugore amubwira uti rero reka nkubwize ukuri, reka nkwerurire, ntabwo nyifuje kubana nawe. Umugabo nkawe utazi kumenya inshingano ziwe ngo yite ku muryango we ntabwo akwiriye kubana nk'umuntu nkanjye. Nyagasani nuko uyu mugabo arangira amubwira uti ndambiwe guhora nkwinginga rero, imba wumva gufata umwanzuro byakunaniye ngiye kugusiga, ngaho usanga kari agahungu kawe k'agakene. Nyagasani umugore yagumye hano abitekerezaho, barakoreka disi. Wa mugabo yari yicaye mu nzu agiye kubona abona wa mugore aragarutse. Nyagasani umugore yabitekerejeho abona nta wundi mwanzuro yafata, arangije aragaruka, yaje gusanga uyu ari we mugabo nyakuri. Nyagasani ndagira ngo ukurikire unarebe, yaragarutse yitegereza uyu mugabo nyamara nubwo ari umukene ariko afite umutima mwiza, ni n'umuntu uzi kwita ku nshingano ziwe nk'umugabo. Nyagasani yaragarutse anjye aramubwira uti nari nakubwiye uriya umugabo wagutaye bwa mbere niki kiguha icyizere cy'uko atazigera kongera kukubabaza, ubwo wari ugiye kujya mu marira. Nizere yuko ufata umwanzuro kandi ufashe umwanzuro nakuka utari bwigere wongera gusubira inyuma. Nyagasani nuko umugore aramubwira uti ntabwo uzi ibyo mbonye mu modoka ya Eva, mbonyemo imyenda y'undi mugore. Ubu ngubu nta cyizere na kimwe nshobora kongera kumugirira. Umbabarire kuba naragize ibihe byinshi byo kugushidikanyaho, ariko naje gufata umwanzuro nsanga ari we mugabo umuntu akwiriye kubana nawe. Ntabwo nitaye uko umeze, nta nubwo nitaye amafaranga ufite, nta nubwo ibyo byose mbyitayeho. Ubu icyo ngiye kwitaho nuko nzi ko byose tugiye kuzabishakana. Ndabizi nitufatanya hamwe tukabishaka nta kintu na kimwe tuzigera tubura. Musabye imbabazi, umbabarire basi kuba ntarigeze nkumva, ariko ubu ngubu ntangiye gusobanukirwa neza. Buri mugore wese akora ibintu nka biriya kubera yuko abashaka ubuzima bwiza bw'umwana we. Nyagasani umugabo yarabyumvishe, arangije aramwitegereza. Umaze kumwitegereza aramubwira uti noneho nizere ko ufashe umwanzuro, kandi umwanzuro ufashe utari buze gusubira inyuma. Ngende umugabo wawe kandi niyemeje kuba umugabo wawe. Nyagasani umugore yarongeye aha amahirwe urukundo. Ntabwo ari ikosa guha amahirwe urukundo bwa kabiri, ikibi ni uko waba uhubutse. Nyagasani arangije areba umugabo aramubwira uti nuko umugabo disi mu gahinda kenshi yari yamaze kwiheba yuko atazongera kubona uyu mugore. Arangije aramubwira uti nta kintu gishobora kunezeza nko kubana namwe muri iyi nzu. Inzu yanjye ni ntoya ariko iba nini bitewe n'abayirimo. Ukuba turimo iyi bwacu ndabizi ko tuzayibanamo. Nuko umugore aramubwira uti ibyo nabyo nitayeho, icyo nshaka ni umuntu nkunda kandi nizera ko tuzashakana buri kimwe cyose duhereye hasi. Nyagasani umugore yarakeneye umugabo uri seriye, yarakeneye umuntu uri seriye wiyemeza kuzamukundana n'uyu mwana. Nyagasani nuko umugabo aramubwira turakoze cyane, urakoze kongera kumpa amahirwe, ntabwo nshobora kuyitesha, ngiye kugira umugore ukomeye. Yo Nyagasani kumbe yari afite na ya meta wibuke yigeze kugerageza gushaka umupropoza ntibyakunda. Nyagasani arangije afata ukuboko umugore biramutangaza, ahita amwambika impeta. Arangije aramubwira uti nizere ko witeguye gushakana nanjye. Nyagasani yaramwegereye aramusoma, amaze kumusoma ahita anamuhobera. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Umuntu wese uri kureba iyi nkuru izi kukwigisha ko nta kosa riba mu gukunda bwa kabiri cyangwa se guha amahirwe urukundo rwa kabiri. Yo bahise bahoberana bareba n'akana kabo. Nuko nguko Gustave yaje kwibonera umukunzi amutoraguye ku bitaro. Nyagasani umugabo wiwe yari yamutaye ku munsi umugore yari bubyarireho. Mwibutsa gukora subscribe, like, comment ndetse na share.